ni muhaye iki cyane anniversaire kibihari shange rero kugira ngo ngire ikintu matiti ntabwo bisaba ko aba yagize anniversaire. ukimuha buri munsi ikintu icyo ari cyo cyose nyine kugira ngo mbe namuha gift cyangwa mvuge ngo namusohokana ahantu cyangwa ngo gutya na gutya ntabwo bisaba ko agira anniversaire. ubwo nyine niba yakurije nyine n'icyo yari afite muri we. yego aya marira rero wiyatesha agaciro byadanje ku buryo nyine umwereka ko wasaze nyine atari mu buzima bwawe bwahagarara, warize, kwihangana byanze, kubikemura byanze. Yes, reka mwese mbahe ikaze babwira nti mukomeze mugire ibihe byiza. Wowe wakande subscribe nawe utarayikanda ko aricyo gihe kugira ngo uyikande tujye tubana umunsi ku wundi, ndetse kandi nawe umeze neza aho ni sawa. Gusa kuri wowe utameze neza ndagira ngo mbwire nti uri buze komera neza, uri buze kugenda neza, kandi imirimo yose urimo Imana igufashe iguhire kandi igende neza. Rero ubwo ndambanje kubasuhuza mbabwira nti ni Fox Vivo 250 ari naho turebera amakuru y'ibyamamare, amakuru agenda acaracara kuri izi mbuga nkoranyambaga, ndetse tunarebera hamwe amakuru aba agiye agezweho. Rero mwese aho uherereye nkwaye ikaze, wowe uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, Ubushinwa, Canada, ndetse abaturanyi baho hirya Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'u Burundi, by'umwihariko n'abaherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tukagera mu majyepfo, amajyaruguru, iyo rirasira ndetse n'iyo rirengera, by'umwihariko tugasoreza mu mujyi wa Kigali. Aho dusoreje rero mu mujyi wa Kigali, tukaba ariho tugiye gutangirira inkuru yacu, by'umwihariko mu mujyi indani aho bita Gikondo. Ni ku makuru rero yamaze kugera hanze, ndetse na bimwe mu byamaze kugera hanze mu nkuru z'ubwiru zigiye zitandukanye, amakuru aho yagiye acaracara, ndetse benshi bakanavuga yuko ibi byose byamaze guterwa akatsi, ndetse ibintu byose byamaze no kurangira. Rero ibya Titi ndetse na Nyambo ushobora kwibaza uti bimeze bite, ni iki kijya mbere, ese ko bakoze ubukwe, ese bagiye umurenge, ese ubukwe bwarangiye, byose buri kimwe cyarabaye, amakuru ahari ni ayahe? Amakuru rero yose niyo tugiye kwinjiramo indani, tukareba ido n'ido y'amakuru agiye ahari, ndetse tukava imuzi n'imuzingo ku nkuru zahishwe ndetse n'ibitabo byahishwe, aribyo byose tugiye gushyira hanze. Biradusaba guhera n'ubundi mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa gatandatu, aho n'ubundi umubyeyi wa Nyambo yahuye ku mugaragaro n'uwo bita Titi, ndetse bahurira Convention Center, aho nyine bahuriye. Mu nyuma uwo bita Nyambo aza kubazwa amagambo akomeye naho mu banyamakuru bamubaza ibyiyumviro by'umubyeyi we yagize nyuma yo kubona umukazana. Nyambo adaciye ku ruhande rero yahise abihakana, abibutsa yuko Titi ari inshuti ye magara bisanzwe, ibyo ngibyo bitarimo. Gusa amakuru y'ubwiru ndetse n'amakuru y'ubwino rwose, ibyo abanyarwanda nawe urabizi babiteye twatsi, baravuga bati reka ibyo ntabwo bishoboka. Mu nyuma uwo bita Titi aza gukora live. Mu nyuma yo gukora live rero nibwo yakoze live, arangije avuga uko bimeze. Mu nyuma haza kugaragara amarido yakoreyeho live kuri Instagram, ari naho uwo bita Nyambo nawe akorera live. Amagambo nanone bigenda bivuza induru abantu ku mbuga nkoranyambaga bati barabanye. Gusa Titi atangira kubihakana, ariko amakuru yari yageze hanze bivuga yuko babana mu mujyi wa Kigali ahagana Gikondo.
Yes, rero nyuma y'uko tumaze kumenya ko bari kumwe i Gikondo, gusa akomeza kugenda abihakana ndetse ibyo ntibyanatinzweho rwose, ahubwo inkuru yaje kugaragara mu kwezi kwa karindwi, nuko ari amwe mu makuru yavugwaga yuko n'ubundi uwo bita Nyambo ashobora kuba atwite, gusa amagambo nabwo agenda ahishwa ndetse anatwikirwaho cyane, abantu batangira kugenda bavuga bati ibishoboka ko ari byo, abandi bati ibi ngibi ntabwo ari byo rwose, ahubwo ni amagambo y'abantu. Ibyo rero biragenda biba inkuru nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ubu tuvugana noneho tubazaniye inkuru nshya n'ubundi idasubirwaho kandi inkuru yizewe, inkuru ifitiwe gihamya, amafoto muri kuyabona na zimwe muri video muri buze kugenda muzibona, aho ubu tuvugana bivuga yuko bamaze gushakana nk'umugore n'umugabo, byemewe n'amategeko. Ni nyuma yuko n'ubundi nyine byari byarahishwe ndetse ariko hakaba ari amwe mu mafoto yatangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga ndetse akanagera hanze, bivuga yuko aba bombi bamaze kubana nk'umugore n'umugabo. Bivuga yuko basezeraniye ku murenge wa Gikondo, ari naho n'ubundi umukobwa atuye. Ibi ngibi rero bikaba byarahishwe n'abantu benshi, gusa bikavugwa yuko bino birori byabo byitabiriwe n'abantu b'inkoramutima, inshuti zabo za hafi, ndetse icyitwa kamera ndetse telefone byose rwose ntabwo byari byemewe, byose byari byabujijwe. Buri umwe wese amubwira bati ntabwo byemewe, ntabwo biri buze gukoreshwa hano hantu. Rero bamwe mu bagiye batanga amakuru ndetse banatanga n'ubwiru ku byaba byabaye, bavuga yuko rwose iyi nkuru ariyo kandi ari iya nyayo mu buryo bwose, dore ko amafoto nyine yagiye hanze, bivuga yuko bari bamaze gukora ugikwe ndetse hatumirwamo abantu batarenze 85, bivugwa yuko ari bo bari bitabiriye bino birori mu buryo bweruye, aho benshi bari batangiye kugenda babihakana ndetse bavuga bati ibi ngibi ntibikabe, ati ibi ngibi nta nubwo bishoboka. Ariko rero ubu tuvugana amagingo aya ngaya, inkuru yamaze kuba kimomo ko n'ubundi bamaze kubana. Ahubwo ikiri kwibazwa bikaba biri kuvuga bati ese ko Titi ataherukaga n'ubundi mu bushabitsi bwo kubyina, gukora ama-challenge nk'uko abantu benshi basanzwe bamuzi, bati bimeze bite, niki kijya mbere, ido n'ido yabyo ni ibihe? Bati rero ibi ngibi bishobora kuba birimo akandi kantu. Gusa rero inkuru ihari nta kandi kantu karimo, ahubwo icyari gitumye Titi abuze muri iyi minsi atari kuboneka neza cyane nk'uko yarasanzwe aboneka, bivuga ko bari kwitegura ubukwe rwose, bukaba bwanagenze neza, ibintu bikaba byaryoshye, bikaba bwitabiriwe n'abantu batarenze 85. Reka mbwene rero warakoze ukanasubscribe kuri Fox Vivo, wowe utarayikanda ndakubwira ni warahombye cyane, nawe wamaze kuyikanda wamaze kuba umunyamuryango mugari wa Fox Vivo 250. Reka mbwene mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.